Halo bakunzi wa Diamond TV official, nize ko mumeze neza. Ndongera ndagarutse ku nkuru zicaracara cyangwa se z'ibyamamare ziri kuvugwa hirya no hino, ariko ubu ngubu ndi kuvuga ni umugabo wamamaye mu gihugu cya Kenya nk'uko mubibona, ufite inzuki mu biganza nyuma y'uko yaje kwiba inka y'umumama. Aragenda ajya kuri polisi atanga ripoti ariko ntafashwa. Nyuma arajya gushaka babandi bita aba doctors, ari gushaka umudokiteri rero, agiye gushaka uwo bita Dr Nyota. Uyu Dr Nyota rero ni waje rwose kumufasha, cyangwa se bita Baba Nyota. Yaje kumufasha rero ngo ati ngewe sinaguha umuti wanjye, ngewe utarajya kubanza gutanga ripoti kuri polisi, ati we genda banza uyitange, ati noneho ngewe ibyanjye nkora ni ugufata abajura. Ati rero humura, ati ngenda aza kugufasha. Ajya kuri polisi aratanga ripoti. Nyuma rero aza kugaruka ajya kuri Dr Baba Nyota, ajya amuhereza rero dawa cyangwa se umuti. Aho maje kumuharira gushyiraho inka yarire, amaje kuwushyiraho rero dore byaje kuba kwababaga nk'uko muri kubibona. N'amagabo yaje gufatwa n'inzuki zimuza mu biganza zira mu rwinga kweri. Nyuma rero baza kumufata nyine bamujyana kuri polisi. Abaturage bahuye n'amatelefone bafotora bavuga ati bise bibaho, ariko bantu mwiba mumenye ngo hanze hari abantu b'aba doctors bakomeye cyane, ubigerageza wese bashobora kuzakubabaza nk'uyu mugabo. Muramubona cyane byamubayeho, inzuki zuzuye mu ntoki rwose ziramugendaho. Iyi ni inkuru rero iri gusaka cyane muri Kenya, ndetse no kuri Wasafi TV yandi ya Diamond. Inkuru iriho, ugiye wayireba neza ukareba inkuru yose uko byagenze, nuko umugabo nyine byamugendekeye. Bajura rero mwiba muritonde cyane, kuko uyu mudokita Baba Nyota naramuka ageze mu Rwanda, namwe bandi biba bakunda gutwara boro z'abandi, ibi byazabaho. Gusa uyu mudokita ntabera mwiza, iyo birangiye afite n'ubushobozi bwo kongera akirukana cyangwa se akagukuraho izi nzuki byakubayeho, noneho ukongera ukagarura ubuzima, ukongera ukaba umuntu muzima. Ni ukubabwira rero ngo bajura muritonde, kuko murabona ko ibyabaye kuri uyu mugabo ni agahomamunwa, ejo namwe bitazabaho. Asante sana, mukomeze mukore subscribe. Inkuru nyinshi zicaracara cyangwa se zitangaje zirakomeza kubageraho. Reka mabwira ngo ciao. Kama hujapiga ripoti kwa polisi, kwa sababu ni kufanya mambo yangu kushika watu. Sasa ndio hii amenisaidia, lakini pia hata maaskari wamenisaidia. Nashukuru juu kwa sababu wamenisaidia.